Mu kiganiro cy'uno munsi turavuga ku mategeko mashya asaba abantu bose gukoresha ubwishingizi mbere yo kujya cyangwa kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bya East Africa Community. Turarebera hamwe impamvu y'iri tegeko, ingaruka rishobora guteza, ibibazo bishoboka n'uko abaturage babifashe. Mubwira ngo jya tugiye kubana muri iki kiganiro. Nitwa Ronje. Nimba utarakanze subscribe yikande kuko nutayikanda ntabwo uzigera wongera kunyumva. Mu minsi mike ishize Minisiteri y'Ubuzima n'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cy'u Rwanda, izi minisiteri uko ari zombi zatangaje itegeko rishya rigira riti umuntu wese ugana u Rwanda cyangwa uruvamo agomba kuba afite ubwishingizi bw'ingendo buzamufasha mu gihe yaba arwaye, agize impanuka cyangwa akeneye ubundi bufasha bw'ubuzima mu gihugu agiyemo. Ni icyemezo cyafashwe ku rwego rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East Africa Community, kikaba cyaratangiye gushyirwa mu bikorwa kuva mu kwezi kwa Nyakanga 2025. Nk'uko byatangajwe na Dr Valentine Uwamariya, ubu bwishingizi si igikoresho cyo guhangana cyangwa se cyo guhana abantu, ahubwo ni uburyo bwo gutegura neza ingendo, kurengera ubuzima no kugabanya umunaniro usanzwe uterwa n'ibibazo mu ngendo. Ubwishingizi bw'ingendo Travel Insurance ni ubwoko bw'ubwishingizi butangwa n'ibigo by'ubwishingizi bugamije kurinda umugenzi igihe ari ku rugendo, haba mu gihugu cyangwa hanze. Buno bwishingizi bukunze gukoreshwa cyangwa se gufashwa mu bihe bikurikira: kwivuza indwara y'akataraboneka aho waba uri hose, haba hanze y'igihugu cyangwa se mu gihugu; kugira impanuka uri mu rugendo, buno bwishingizi bwagufasha; gutakaza ibintu nka pasiporo, ibikoresho wajyanye hanze cyangwa imizigo; kwamburwa cyangwa gusubizwa inyuma ku mipaka. Bino ntabwo bishoboka mu gihe ufite buno bwishingizi. Buno bwishingizi bwagufasha mu gihe wagize ikibazo runaka cy'ubutaka cyangwa urujya n'uruza, icyo twita evacuation. Aha niho haturutse icyifuzo cyo gusaba ko umuntu wese ugiye muri Kenya, Uganda, Tanzania ndetse na Burundi cyangwa u Rwanda abanza kwerekana ko afite uburyo bwo kwitabwaho igihe yaba agize ikibazo muri bino bihugu. Nyuma y'icyorezo cya COVID-19 ibintu byinshi byarahindutse, abantu benshi bararwaye baguma mu bihugu kandi nyamara batari babiteganyije. Abashyitsi babura ubufasha n'ibihugu bifunga imipaka ku buryo budasobanutse. Mu gihugu cy'u Rwanda hari abagize ikibazo cyo kubura serivisi z'ubuzima, barangiza bagatangira gusaba leta gukurikiranwa aho bari hanze y'ibihugu. Benshi bagaragaje impamvu yo guca akajagari mu bijyanye n'ingendo, nk'uko bivugwa n'umukozi mu ishami ry'ubuzima mpuzamahanga agira ati igihe utagenwe ntabwo wakwitabwaho byihuse muri za serivisi za leta. Twabonaga ikibazo gikomeye cy'abantu batari mu nshingano zacu ariko bagomba kwitabwaho. Kuva ubu umuntu wese udafite buno bwishingizi aturuka hanze y'igihugu cyangwa ari hanze y'igihugu, ntabwo leta izigera imuha serivisi n'imwe. Icyo bishatse kuvuga ku banyarwanda, abagenda ndetse n'abinjira, abanyarwanda benshi basigaye bajya mu bihugu bitandukanye ku mpamvu z'ubucuruzi, amashuri, ubukerarugendo cyangwa gusura imiryango yabo. Iri tegeko rishya rirabareba bose, ingaruka zaba inziza cyangwa imbi zose zigomba kubageraho. Abiga mu mahanga basabwa kwerekana ko bafite Travel Insurance igihe bazaba bagarutse mu gihugu, ndetse n'abashaka kujya hanze y'igihugu bagomba kuba bafite ino Travel Insurance. Abacuruzi bakorera mu karere k'ibiyaga bigari bazakenera gukorana n'ibigo by'ubwishingizi igihe cyose bakeneye kuva cyangwa kwinjira mu gihugu. Abanyarwanda baba hanze, abo dukunze kwita aba diaspora, bazasabwa kubona ubwishingizi igihe bategura kugaruka iwabo.
Kubera ino nkuru hari benshi batangiye kwibaza niba aya mafaranga y'inyongera atazabangamira abantu basanzwe badafite ubwishingizi cyangwa se ubushobozi buhagije. Batangiye kwibaza niba leta izagena uburyo bwo gufasha abafite ubushobozi bukeya. Ku bw'iki cyemezo gikakaye leta yazanye, dore ibitekerezo abaturage bagiye batanga. Umuturage w'i Huye yagize ati: "Njye ubusanzwe niga Kigali Mombasa buri mezi 3 ngiye mu bijyanye n'ubucuruzi. Sinzi niba buri gihe nzajya nsabwa kuzajya nanga travel insurance. Ubwo bibaye ari uko bimeze, ndumva bitazanyorohera kongera gusubira gucuruza." Umunyeshuri wo muri UR yagize ati: "Birumvikana neza kuko hari igihe ujya kwiga hanze ukarwara ugatangira kurushya imiryango uyihamagara. Ubu buryo buraturengera rwose." Umubyeyi Rubavu yagize ati: "Njye sinari narigeze nanatekereza ko umuntu yakwivuza aho ari hose. Buno bwishingizi burakwiye." Ibitekerezo rusange 60% bashyigikiye bavuga ko bitanga umutekano n'ubushishozi. Bashyigikiye rino tegeko rishya. 25% bafite impungenge z'amafaranga bibaza ahantu azajya ava. 15% bo bavuga ko hakenewe ubukangurambaga burambuye kugira ngo buri umwe wese asobanukirwe iby'ubu bwishingizi ndetse n'iby'iri tegeko. Wakibaza uti se ibi bigo by'ubwishingizi byo byavuze kuki kw'iri tegeko rishyashya rya Travel Insurance? Ibigo nka Solas, Radiant, Prime Life ndetse n'ibindi byinshi bimaze gutegura serivisi nshya z'ubwishingizi bw'ingendo. Hakaba hari package zitandukanye, ibijyanye n'ibiciro kuri buno bwishingizi guhera ku mafaranga 5,000 kugeza ku mafaranga 50,000 bitewe n'igihe uzamara mu gihugu ugiyemo ndetse n'igihugu ugiyemo. Buno bwishingizi dore ibyo bizagufasha: hakubiyemo kwivuza, gutakaza ibintu, impanuka ndetse na repatriation. Uburyo ushobora kwifashisha wishyura usura application ya insurance cyangwa se y'ikigo runaka usanzwe ukoresherezamo ubwishingizi muri bimwe byavuzwe haruguru. Ubundi ukajya kuri Travel Insurance ukajya guhitamo metode yo kwishyura cyangwa se inzira yo kwishyura. Ushobora kwishyura ukoresheje mobile money, application cyangwa aho bagurira amapasiporo mu gihe ugiye ku rugendo. Umuyobozi wa Solas yagize ati: "Ubu umuntu wese ashobora kubona insurance y'urugendo mu minota 5 gusa, kandi agomba kuzakurikiranwa aho ari hose mu gihe yaba yagize ikibazo." Iyi gahunda si y'u Rwanda gusa, ni icyemezo cyafatiwe mu nama ya East Africa Community, aho buri gihugu cyasabwe gushyiraho ingamba zo kurengera ubuzima bw'abagenda hagati y'ibi bihugu bigize uwo muryango. Mu myaka 3 iri imbere harateganywa gushyiraho sisiteme imwe y'ubwishingizi bwemewe na bose muri bino bihugu by'ibiyaga bigari, ndetse barateganya kwihuza kw'ibigo by'ubwishingizi mu karere k'ibiyaga bigari. Muri make hakaba hari ubwishingizi bumwe muri East Africa yose. Harateganywa gushyiraho ikigega rusange cy'inkunga kuri ba mukerarugendo batishoboye muri East Africa. Umusesenguzi mukuru mu Rwanda yagize ati: "Mu Rwanda hari ingeso yo gutegereza ikibazo ko kigera mbere y'uko kiba. Rero mureke tujye tugira gahunda. Ubu buryo ni ubuhamya bw'uko tugomba gutekereza ejo hazaza mbere, apana kuzajya tumenya yuko dufite ibibazo ari uko twabigezemo, ahubwo tubitekereze bitaraza kugira ngo tubashe kubirwanya."
Mu gihe ushaka kubona buno bwishingizi bw'ingendo, ugomba kumenya igihe ugomba kuzahagurukira n'igihe ugomba kuzagarukira. Ushobora gusura urubuga rw'ikigo cy'ubwishingizi runaka, guhitamo package ijyanye n'ibikenewe, kugira kopi z'ubwishingizi kuri phone yawe cyangwa kuri email, kwirinda kujya ahantu hatunguranye utiteguye. Umuyobozi mukuru w'ububanyi n'amahanga ndetse na minisiteri yagennye buno butumwa busoza: ubwishingizi bw'ingendo si igihano, ahubwo ni igikoresho. Tuzagera kure twiteguye kandi twizeye ko tutahungabana igihe cyose, kuko dufite ubwishingizi bwaturengera. Nanjye mbabwira ni dufite amahitamo abiri: kujya mu ngendo zacu twizeye Imana gusa, cyangwa twiyubakira uburyo bwo kwirwanaho tutagombye gutegereza inkunga. Ubwishingizi ni intangiriro. Niba ugiye, jya ujyana n'ubwishingizi bwawe. Njye twabanye muri kino kiganiro nitwa Ronje, nkubwira ngo nimba utarakanze subscribe, kandi tujye dukomeza kubana no mu bindi biganiro by'ubwenge nk'ibi ngibi.